intambara zitabayeho bavuga iki? Bavuga iki? Yewe bavuga iki? Bavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Yego intambara zitabayeho wavuga iki? Sabe warwanya uruhe rugamba? Navuze yago kenshi mu muhanyina ariko none ikintu cyaje kunsetsa nuwasimbutse ibipangu sha yagiye guhehe. Oh my god nibi ibintu igwana kwasetse tatimbaga kiraga umunwa igwana muri gisabe wabonye umutipe yasimbutse brodire igipangu agwa muri brodire ukugurguhiramo yavaga hari ariko ndagira ngo ikira ni ikimenyetso cy'uko Imana yamuhanye kuvuga umuvandimwe wacu yago umuvuze nabundi abakwiye gupfa cyangwa akavunika. Yago urakunzwe kabisa, urakunzwe iwana big energy turahari, aba big energy turahari. Nahizi ingegera ziza ziguteraho umuntu Imana izajya igira gutya inkubitira urushyi mwangegera. Nshaka kuvuga aba bantu bafite ibintu by'ubugoryi nka Murungi Sabe yihaye kuvuga yago ariko ntebera ubungubu ni uri muri koma, ahari muri koma mwashatse kumugira nabi none ubu muri koma mwangegera. Nabivuze kenshi mbibwira benshi, ndababwira ngo umuntu uzavuga yago uretse kuvunika ubundi nta muntu uvuga umwana anyweye amata, umwana usa neza, umwana ufite isura nziza ngabeho kabisa. Umuntu umugwaneza ntawe ujya umuvuga ngo irya mukuru riratinda nirihera. Twabivuze kenshi ibyo mushaka kuri yago mwese bizarangira ari hasi down zihe tubashyira down mwangegera. Cyakoze abantu urizihiza uri mwiza, ubundi bavuze ngo uza gupfukamira ntabwo ayiheba, nta kwiheba nawe bamereye ba nyina ibyabo. Murungi Sabe ubu ngubu bari muri koma mani. Simwifuje guhora yavunitse ngo kajya gukora ubusambanyi ntiyaje kumbwira, ariko mani umurebe iwana wibuke ko ntabwo ari umuntu, musubize igikundo, musubize gukundwa n'abantu. Ariko Sabe nawe nuramukukiza utazongera gushota umuntu wita yago ngo ngegeraho. Umenye ko yago akunzwe, ako gace nukakuba gafite bari aba subscribers ni ukubera yago wangegeraho. Buriya nigeze kubona umunsi muvuga yago, hari n'umunsi mwigeze gukora ikintu subscribe zagenda nk'ibihumbi 3 zose ngo zivaho kubera kuvuga nabi yago yagafite abafana, yagafite abafana mwangegera mwe. Nakurazi yago kudahereza abantu ba nyina ni ugukosa. Njya mbona ukuntu Sabe yaguteye nk'umunwa none ngo akaba ari mu bitaro ari mu bitaro ura n'urushyi Imana yamunyujijeho kuko ibintu bavuga ubugoryi gusa mwangegeramo. Hozana yago ikindi ngo wangegewe kuzana yago ntabwo wari ubizi ko bizagenda gutyo, ariko iyo wiye kutuvogera abana b'Inyagatare tuguha nyoko twakuze bigoye, mwebwe muratuzana imikino tumaze kugafata mwambwa murakarya imineke.
njyewe umuntu navuze kazantuka nkuko yaguma umwiha mukamutuka mwambesire mwana agatanazi ntabwo umuntu nzabaha noku na nshuti zanjye murabizi ndabakunda cyane Iwana ni muri umuntu akakajwe mu busanzwe Iwana ndabakunda cyane nyine ndabakunda cyane niyo mpamvu mbakoreye iki kiganiro Iwana noneho tujye kuyataraho umuntu nyina bose babireba njye uyu munsi navuze ko ndi busure murundi sabe none nkamuha nyina neza n'ububabare afite nanarenzaho watutse yago birambabaza pa watutse yago murambabaza mwambwa murakoze